Hello guys, nizere ko mumeze neza. Abantu batameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana, siko bizahora. Impore n'ukuri. Inshuti zanjye, abakunzi banjye, abacuti banjye banyandikiye barambwira ngo nyuma yo kuduhereza imiti watubabari ukanatubwira umuti wa Emoroyide cyangwa se karizo. Iyi ndwara rero ni ndwara ki? Emoroyide ni indwara ifata umwanda munini usohokeramo, sibyo? Noneho bigatuma iriya mitsi idatembereza amaraso yagera muri iriya mitsi akipfundika, bigatuma adatembera neza, hanyuma bigatera umuntu kuba yakwituma amaraso cyangwa se akagira ibibyimba mu kibuno. Ni ibyo ngibyo. Irabangama cyane ku bantu bayirwaye. Ni mwimpore, ariko kuva ubonye ino video ndagira ngo ngutangarize ngo karizo babayi niba ari byo koko ari y'urwaye. Hari ahantu iyi karizo ishobora gukomoka cyangwa se icyaba kitera. Icyambere nkubwiye ni impatwe. Mpora nkubwira ngo iyi constipation y'igihe kirekire ishobora kugutera karizo. Kubera iki? Kubera ko kwa kundi ujya kwituma bigoranye, bituma nyine ya mitsi yireka. Iyo yireze rero tayari amaraso ntabwo atembera neza. So rero icyo kintu cyo kwituma impatwe mporana nabibabwira, nzongerana nayibakorere basi video. Ariko ibintu byitwa impatwe, niba ufite iki kibazo umenye ko umuntu wese ufite constipation afite ibyago byinshi byo kuba yarwara Emoroyide. Noneho kandi hari Emoroyide iterwa no kuba umuntu nanone adiyara birengeje urugero. Nabyo bishobora kugutera Emoroyide. Noneho hari no gusaza. Ku muntu ushaje hari igihe uba uri mutoya ariko ukaba utararwaraga Emoroyide, ariko waba ushaje ukabona kandi biraje. Nabyo bishobora gutuma Emoroyide zaza. Ku bantu batwite, hari abantu baba batwite bakarwara Emoroyide kandi mu buzima busanzwe batarigeze bayirwara. Biterwa n'iki rero? Biterwa n'uko umwana yapfukamiye cyangwa yatsikamiye irya mitsi, noneho bigatuma amaraso adatembera neza, ukaba warwara Emoroyide. Emoroyide rero tuyishyire mu byiciro ngiye kukubwira. Hari Emoroyide uzamenya ari uko uvuye kuri toilette cyangwa se umusarane ugasanga haje amaraso. Ibi uzabibwirwa n'ikintu wihanaguje, sibyo? Ni ibimenyetso nyine bishobora kukwereka yuko urwaye Emoroyide. Noneho hakaba cyangwa se biri no mu cyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni Emoroyide noneho iza hakaza utubyimba. Nyine umwanda ukazana n'utubyimba, ariko nyuma y'akanya gato twa tubyimba tukisubizayo. Icyiciro cya gatatu ni Emoroyide cyangwa se karizo izana noneho umwanda ukazanana n'utubyimba, birumvikana n'amaraso. N'icyiciro cya kabiri urumva hakaza n'utubyimba, ariko utu tubyimba noneho ntitwisubizeyo, ahubwo utu tubyimba bigasaba ko uba wogeje intoki zawe neza ukadusunika tugasubirayo. Icyiciro cya kane ni hahandi uzazana umwanda ukazana n'utubyimba, ariko utu tubyimba noneho ntitubashe kwisubizayo, nawe nunadukanda udusubizayo ntitubashe kugira gute gusubirayo. Ni ngombwa rero ko ubonye ibi ngibi ukaba wakwikurikirana, wakwivuza gukira, ko Emoroyide irakira. Nukurikiza inama ngiye kuguha n'imiti ngiye kukubwira ukivuza ushiritse ubute. Abantu banjye bakunze kumva mbabwira ngo ushirika ubute niba ushaka kwivura, sibyo? Noneho rero hari ikintu ngomba kukubwira wowe, sibyo? Niba urwaye gana kwa muganga. Ntabwo kubatera imbabwira imiti bikuyeho kugomba kujya kwa muganga, ahubwo ujya kwa muganga hanyuma ukaza noneho warangiza ukaza uzi ngo ndwaye iki koko. Noneho umuntu akavuguta ugahita ukira.
So rero kuri wowe wagiye kwa muganga bakakubwira ngo hemorrhoid, ari nacyo gituma nkubwira ngo igihe ubonye ibibyimba bidasanzwe kuri wowe, ni byiza ko ugenda ukisuzumisha, noneho umuganga akakubwira ngo ni hemorrhoid, kuko ibi bibyimba ushobora kuba watatswe na kansa y'urura runini cyangwa arwaye kansa yo mu kibuno. Ni byiza rero kujya kwa muganga bakagusobanurira icyo urwaye cya nyacyo, niba urwaye kansa, niba urwaye hemorrhoid. Wasanga ari hemorrhoid ukaza hano ukirebera imiti iteri yakubwiye, ubundi ugakira, ukazaza dushima Imana, sibyo? Abantu mumenyereye murabizi, tugashima Imana. Noneho sasa rero hari ibintu ugomba kwirinda. Ubu se mbikubwire mbere yo kukubwira umuti, reka mbanze nkubwira umuti. Niba uvuye kwa muganga cyangwa ubizi neza ko ari hemorrhoid urwaye, ndakwinginga cyane kumva neza umurongo ku murongo ibyo ngiye kukubwira. Icya mbere, fata pome yawe imwe, ufate na karoti imwe, ufate uduheke twa tungurusumu 3, ubikekane. Numara kubikekana, uhite ugira gute, ubirya ku mugoroba saa 12. Ukurikire saa 12 mbere y'ifunguro rya nimugoroba, ubirye saa 12. Numara kubirya izo saa 12, ubikore iminsi 7 wikurikiranyije udasiba buri nimugoroba. Uwo ni umuti wa mbere. Umuti wa kabiri, fata onyo rouge cyangwa se igitunguru, muzi akamaro gifite ku buzima bwacu. Numara gufata iyo onyo, ufate indimu imwe, igice cya betrave bitewe nuko ingana kabari gato wagakata kose. Nurangiza ushyireho ikiko kimwe cy'ubuki, ibiko 2 bya elayo cyangwa se olive, niba ari olive oil, okay, ndibaza mu byumvise. Nurangiza iyo salade nimba ariko nayita, ujye uyirya mbere y'ifunguro rya kumanywa, ubikore 4 mu cyumweru, nyine wisibye umunsi, sibyo? Numara kubikora 4, ubikore ukwezi kose. 4 mu cyumweru ubikore ukwezi kose, hemorrhoid yawe izakira. Undi muti wa gatatu, nshuti zanjye, fata amasiple. Mwara yabonye muri mu kiganiro cya infection, mwara yabonye amasiple uyafate, uyashyire mu mazi ashyushye, noneho nurangiza uyinuremo, uyareke abire nk'iminota 2, winuremo ayo masiple. Nurangiza ugire gute, wicaremo. Nkwibutsa ko muri ano masiple ushobora no kwifashisha n'amashu, ugashyira no muri ayo masiple, noneho warangiza byamara mu mwanya ukabyinura ku buryo y'amazi uza kuyicaramo akakugera ku mukondo, wambaye ubusa ku gice cyo hepfo. Noneho ukicara muri ayo mazi hagati y'iminota 10 na 15, ukabikora buri nimugoroba iminsi 21 wikurikiranyije. Ndakubwiza ukuri ko karizo izakira. Niki rero wakwirinda? Mbere na mbere, irinda impatwe. Icyo nicyo kintu ntinya. Noneho numara kwirinda impatwe, irinda inyama, irinda inzoga niba urwaye karizo, kuko karizo ni mbi pe, wapfa. Wirinde amafi, wirinde amashokora, wirinde ibintu bikomoka ku mafarine, utitera dukuye ku biryo. Niba ushaka ubuzima bwiza, byirinde ibi bintu, ubanze wivuze. Kandi unabirya ntukarengere, ariko niba warafashwe bubiretseho ubanze ukire, sibyo? Noneho nurangiza, wirinde ibikomoka ku mafarine, wirinde ibyayi cyane cyane by'amata. Ibi byose nubyirinda uri kwivuza, uzakira karizo pe, hanyuma uze dushima Imana. Sibabwiye imiti, bikora uzaza umbwire. Ikindi kandi, niba utarakora subscribe, ni kuri waracitswe, babarira ukande kuri iyo subscribe cyangwa se abone, twagura umuryango w'inkomangiro, tujye tuganira ibintu bizima, ibintu by'ukuri. Nababwiye ko ntazigera mbabeshya n'umunsi wari, nzajya mbabwira ibintu nzi neza ko bikora. Imvura iraje, reka mpinira ahangaha, unkorere share,
subscribe, comment na like, ujye umbwira ikintu ushaka, mfite agakayi mbyandikamo, noneho nkahita nzakora video y'icyo wambwiye. Feel free, hano rwose ndi umuntu wanyu, mujye mumbwira icyo nzaba ntazi n'icyo ntazababwira, ariko icyo nzi nzakibabwira. Ndabakunda, Imana ikandusha, Imana ihira ikiganza kigiye gukora subscribe, like na comment.